Ikaze ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda bino biganiro bigira kuri no muyoboro mugari we tubicano. Rero no tariki n'ino saha duhuriye hano ngo twongere tuganire kuri no filime y'umusore mukire yitwa Umwanzuro w'urukundo. Twari tumaze iminsi tutabahereza filime, ariko ku munsi w'ejo noneho nizere yuko ibyifuzo byanyu twabisubije tukongera tukanyuza ku muyoboro mugari we tubicano witwa MK Original. Ubwo rero usayize ngize duhuriye hano kuri no channel yitwa MK and Kamariza, twayikozeho de commentaire icyegeranyo ndetse n'inkuru kigiye gusohoka muri kano kanya, akaba ari nacyo muri kumva. Mbahaye ikaze rero kuri episode ya 30 aho tugiye kwisesengura tukarebera bimwe mu byayivugiwemo. Murabizi ko buri kwisohotse ngera gutya nkamanuka mu kibuga ubundi nkabandikiraho inkuru ivuga kuri iyo episode iba yasohotse haruguru iba yaciye ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV. Mbahaye ikaze ngo muze twongere tubane mwebwe twakomeje kubana. Murabizi yuko tumaranye igihe kandi bashimira mwebwe mwarangije gukanda subscribe, namwe mutarakanda subscribe mubashije kubona kino kiganiro. Muze kugira umutima wo gukanda subscribe ubundi mufungura inzogera kugira ngo hatazajya hagira inkuru nimwe ibacika. Ushobora kwibaza ngo ubundi episode ya 30 yari imeze gute, yatangiye gute, iza kurangira gute, cyangwa se episode ya 31 yo izaza imeze ite? Kugira ngo uzabone episode ya 31 nuko banza ukumva episode ya 30 igiye kuzaza iteye ubwoba kandi izaza iteye amatsiko, ari nziza iryoheye amatwi ndetse n'amaso. Iyi video kuyireba bizaba byoroshye cyane, icyo usabwa no kubanza ugakanda subscribe. Reka dutangire inkuru yacu, tuyitangirire ku musore witwa MK Original ari we nyiri channel utugira inama y'uburyo ki tuyandika, ubundi tukayeditinga tukanyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube. MK Original murabyibuka yuko yahungishije umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ariko sayizi ngizi nagira ngo mbabwire yuko byarangije kumubyarira amazi n'ibisusa. Aho yahungishije Cyusa agashaka kumuhungisha ngo amujyane kure, ariko Cyusa akamufungana umutwe bikarangira asubiye iwabo. Ibyo byose turaje tubireye muri no nkuru nabandikiye nabateguriye. Aho MK Original yagize gutya ubundi agatangira yiyicariye mu rugo rwe rwose ahantu uyimukiye kugira ngo atazabonwa na bakaye ndetse na bya bisambo bye. Ubundi umuvandimwe witwa Taiga akazagira gutya akagenda agahura na Kaye bakaganira, ariko ubundi Taiga agahabwa akazi ko gushaka MK Original ndetse na Cyusa. Mwibuka haruguru gateye yuko impamvu umuvandimwe witwa MK Original yahaye amakuru yose Cyusa, barakuranye bakurana ari abana birangira bageze hariya n'ubundi bageze saha ziriya. Nibwo umuvandimwe witwa Taiga yageze gutya ubundi arangije yikubita kuri uriya muvandimwe witwa Kayi uburi gushakisha umuvandimwe witwa MK Original ndetse na Cyusa. Ubundi Taiga amuhereza uburyo cyose ari indwanyi agiye kugenda akaba mushakira, ubundi akabamuzanira akamuha amafaranga. MK Original yari yicaye n'ubundi yibereye ku mbuga nkoranyambaga, numbaza ngo yarari gucata nande ariko asa n'uwifitiye ibibazo. Aho byarangiye Taiga ageze gutya akajya kumusura, yamara kugera kumusura ahari MK Original akamusuhuza uko bisanzwe. Ubundi MK Original arangije amuvira imuzini muzingo, yamuhaye amakuru y'uburyo ki byatangiye urukundo rwe n'umuvandimwe witwa Cyusa, n'uburyo urukundo rwa Kaye rwagenze n'urwa Cyusa, n'uburyo ki yaje gushimuta Cyusa akamusubiza iwabo. Amakuru yose arayamuha. Ubundi umuvandimwe witwa Kaye si ukumuneka biratinda birahava, aramuneka ye wasiga no kumuneka, amuhereza amakuru yose ya nyayo ashobora kugaragaza ahantu baherereye. Aho MK Original byatangiye amubwira ati banza unyumve neza Taiga mwana wa mama, ati nagira ngo nkubwire ko sayizi ngizi ndi mu gahinda gakomeye cyane, ndi mu bibazo bitanyoroheye. Ubundi Taiga ati kagirira inkuru rero, banza umereza amakuru yose numve ko hari ikintu nagufasha nko kugira inama. MK Original yamubwiye ati isayizi ngizi nagira ngo nkubwire yuko rwose insa n'umuntu ubangamiwe. Ati kubera iki mwana wa mama? Yamubwiye ati nageze gutya nkundana n'umwana w'umukobwa, ariko uwo mwana nsanga akunda murumuna wanjye Kaye. Ati zime neza, reka nsubiremo aka kantu.
yamubwiye ati nagize umwaka nza gukundana n'umukobwa witwa Cyusa, ati kandi yakundanaga na murumuna wanjye, ati kandi ni umugome cyane uwo muvandimwe witwa Kaya, atakinkunda ntiyigeze anyishimira, aho bagize gutya bagashimuta umukunzi wanjye we yitaga umugore we, nanjye nkaza kumuvana aho bamushimutiye nkamutorokesha, atari ko izi ngizi ndi guhigwa ndi gushakishwa, ndumva rwose merewe nabi cyane. Umuvandimwe witwa MK Original yamajije kumuhereza ayo makuru, ubundi arangije arahaguruka aragenda, ariko muri uko guhaguruka akagenda yahise avuga ati ko numva Kaya ari umugome. Akivuga izina Kaya, MK Original byamubabaje cyane, ubundi yibaza ahantu avanye iryo zina Kaya. MK bituma atekereza kuri Taiga ibintu byinshi, aho yahise ahagurukana Taiga aramubwira ati Taiga ndashaka yuko ugaruka hano tukabanza tukaganiraho gatoya, ati hari ikintu ndi kukubaza ndi gushaka kumenya, ati izina Kaya urimenye gute, izina Kaya rivuye hehe, ko nari nzi yuko Kaya utamuzi, bite bya iryo zina urikuye hehe? Umuvandimwe witwa Taiga yamubwiye ati urabizi yuko neza ndindwanye, ati Kaya, ati iryo zina naribwiwe na Kamariza, ati nanjye sinzi ukuntu ringarutsemo. MK Original yamubwiye ati nibaragujwe byose nakubwiye ibintu byose byambayeho hagati yanjye na Kaya ndetse n'umukunzi we Cyusa, ari we nanjye nakwita umukunzi wanjye, ati rwose umbabarira ibintu nyetse bitaba ari byo, ati kuko nsanze ari byo sinzi yuko twazahonokana. Nibwo Taiga yamubwiye ati urabizi yuko twakuranye mu buzima bubi bw'imihanda, ati ariko izi ngizi nagira ngo nkubwire yuko rwose natakugambanira, ati ahubwo nubona unyeneye ngo ngufashe umbwire nze kugufasha, ati kuko urabizi yuko ndindwanye. Akimubwira ayo magambo MK Original yahise agwa mu gihirahiro, nubwo bwose yamwihoreye akagenda. Yamubwiye ati okay sawa, nari bininza guhura n'ikibazo ndaza kukuvugisha. Taiga yagize gutya ahita agenda, ubundi na MK abaramusezereye. Nyuma yaho ngaho ntibyigeze birangira, ahubwo haje wa muvandimwe w'umugabo witwa Papa Cyusa ari we Idirisa, ubundi aragenda yitsimba mu cyumba ajya kuri telefoni ahamagara umuvandimwe witwa Kaya. Akimara gukompoza telefoni ye nibwo telefoni ye yaciyemo Mama Cyusa bamuguye gituma ari kuvugana na Kaya, ubundi Kaya ntiyagira byinshi amubwira, ahubwo yahise amubaza ngo waramubonye, aramubwira ati ntago namubonye. Akimubona yahise amukupa kugira ngo umuvandimwe witwa Mama Cyusa ataza kumva ibyo ari kuvuga. Cyusa yamuzamukanye nk'umugore w'umugabo, umugore w'intwari, arangije aramubwira ati nuko urakoze cyane, ati rero impamvu waje kwitsimba ahangaha uragira ngo ubone buryo ki uzamugambanira, nyuma yo kumugambanira ukazankorera iryakabara, ati koko uragira ngo Cyusa yongera agende, ati se ubundi waba waragize amahirwe yo kuganira n'uriya muvandimwe witwa Cyusa ku buryo wumva yuko wamusubizayo? Akimubwira ayo magambo yamubwiye yuko batigeze baganira n'umunsi n'umwe, akandi Idirisa we yahakanye yuko ari kugambanira Cyusa, yavuze ko atazigera yongera kubikora. Cyusa nta hantu azigera yongera kujya, azarwana urugamba bifatanyije kugira ngo batsinde uriya muvandimwe ngo ni Kaya. Ese nawe nimba ukurikiranye ino episode 30 yanyuze kuri uno muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Original TV, ukaba wageze kuri kariya gace ka Cyusa ndetse na Mama Cyusa na Papa Cyusa, wowe ubundi urabona Papa Cyusa yaragiye gukora iki? Byandike hasi muri komenti nimba yaragiye kugambanira Cyusa cyangwa se ataragiye kumugambanira. Dukomeje n'inkuru yacu, ubwo byaje kubura gica, ubundi habaga gukurikiyeho umwana w'umukobwa witwa Kamariza, aho yagize gutya akaza kuganira n'umuvandimwe witwa Najib. Nyuma yo kuganira na Najib, murabizi Najib muri no filime y'umusore w'umukire ubwiyemeze aba afite ukuntu babungana, ashobora kuvuga buryo ki ashobora kugutera katapuru gahita uhwera, cyangwa se yize taekwondo mu Bushinwa hanze, aho yagize gutya agafata telefone ubundi agahamagara ngo bamwe mu bantu yashakaga yuko muhereza akazi ko kwigisha abana be ngo bakamuha $4 million, ubundi Kamariza abamuguye gitumo abarahamusanze. Nibwo Kamariza yamubajije ati ubundi kudataha bimeze bite, ese kudasubira mu rugo iwanyu? Ubundi aza kwiregura avuga yuko yarakuye umuntu witwa Cyusa ndetse na MK Original, ati Kaya ari kumuhiga.
nibwo hahise haza Mark ukorana na Kayi ababaguye igitumo ababasanze aho ngaho, ahita abwira Kamariza ati ngize amahirwe nari ngiye kugutuma kuri no muvandimwe wawe, atari ubwo ngize amahirwe yo kumubona nakireka mbimwibwirira. Uwo muvandimwe kugira ngo Kamariza ataze kumucisha mu ijisho yahise amubwira ati Kamariza ati ndashaka yuko ubutembera ukaburi hari ati naguhejwe, ubundi abagabo bakabanza bakaganira. Kamariza yamwumvishije arangije aragenda. Nibwo Mark yahise amubwira ati uribuka ubwo waherukaga kwa Kayi amwe mu magambo wavuze yuko ugiye kutuzanira Cyusa ndetse na MK original, ati nagira ngo nkubwire yuko winjiye ahatinjizwa wigabije ahatigabizwa, ati kuko isaha n'isaha urebye nabi wapfa bitunguranye, ati kuko ukinjira muri uriya rugamba sinzi yuko uzarurokoka. Akimara kuvuga ayo magambo yayumviriye cyane, ubwoba buramwica busiga no kumwica. Nyuma y'aho ngaho hahise hakurikiraho igice cy'umuvandimwe witwa Cyusa ndetse na mama Cyusa, aho mama Cyusa arimo kugira inama Cyusa amubwira ati saizi ngizi ndashaka yuko uturuka ukagenda ngasigara hano mu rugo njyewe na papa Cyusa, ubundi we nkakubwira ahantu ujya. Cyusa yamubwiye ati ubundi nzahora nihisha nzageza ryari, ati uzi ko wagira ngo nawacu mfite meze nk'imfubyi cyangwa nderwa na mukadata, ati rwose reka nkubwire mama, ati nta hantu nzajya ndumva nta hantu nshaka kujya, ati keretse nunyemerera ko tujyana. Mama Cyusa yamubwiye ati turamutse tujyanye noneho kutubona byaba byoroshye kurushaho, ati kuko umugabo wanjye yanyura hano akamiga ndetse n'Akayi akanyura hariya akaguhiga, ati urumva byanga bikunda twahita dufatwa, ati nari nzi yuko uri umuntu mukuru tuganira nk'umuntu mukuru, ati none ushobora kuba ukiri umwana, ati ndagusabye rwose gira gutya ureba ahantu ujya kwihisha uve hano hantu, ati kuko umunsi Kayi yagarutse ashobora kuzahita gutwara. Cyusa ati burya nta hantu nzajya. Mama Cyusa yamubwiye ati ntabwo ndi kwizera papa Cyusa byanga bikunda, akunda amafaranga, ashobora kuzakuranga ahantu uri bakongera bakakubona barangiza bakagutwara. Ese ubundi ibi ni ikintu filime izagera kwiherezo gute? Mwebwe mubitekereza gute? Mwibuka gukanda subscribe kuri no channel kugira ngo tuzajye tubasha kubana n'umuhungu wanyu Igisigure gaserutse kurana bakumusomari usasa inzobe ingayo nguko. Ubwo ngubwo akimara kuvuga ayo magambo nibwo bakomeje kuyavuga, ariko bajya kumva ku rugi hari umuntu uri gukomanga. Urugi yaruhondaguye cyane, filime ibirizinze ibigeze ku musozo. Reka tubashishikarize gukurikirana episode ya 31 zo gusohoka kuri uyu munsi saa 5 n'igice, aho muza kwikurikirana ku muyoboro mugari witwa MK original. Ubundi mwibuka gukanda subscribe mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Naho njyewe nzajya ngomeza mbakorera bino byegeranya bivuga kuri la filime y'umusore mukire, bizajya binyura kuri no channel yitwa MK Kamariza. Ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo nawe tuzajye tubasha kubana, kandi wibuke gusharinga bino biganiro, ukande like, utere comment, kuko comment zanyu tuzishingiraho twagurana ibitekerezo kugira ngo ubutaha tuzabikore neza bigende neza.